Amahoro amahoro God's people, aho muherereye hirya no hino ku isi, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu. Rero basuzani wanyu mugenzi wanyu God's people Anastase Sibomana n'ubundi muhuriyeho kuri byinshi cyane, dore ko bayoborwa mu buryo bumwe bahurira kuri byose nyirizina, usanga imiterere n'ubundi ari rusange kuri bo. Rero turi muri cya kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana, ikiganiro tubonamo byinshi cyane byimbitse mu kugira ngo tubashe gukora icyo Imana ishaka nyirizina. Tureba ku mateka, tureba abayabayemo kugira ngo turebe ese babayeho mu gihe babayeho bakoraga ibyo Imana ishaka cyangwa bakoraga ikibusanyije n'icyo Imana ishaka. Kubimenya kwacu ukuri tuza kukwemeza cyangwa umugabo uza gutangwa n'igitabo cya Bibiliya, dore ko ariho tuza gusangamo harimo ibyo Imana ivuga cyangwa yavuze, kugira ngo tumenye icyo tugomba gukora. Rero nk'ubwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe nyirizina incamake yaranze aya mateka yo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri. Niho muri aya mateka turabonamo Johannes Gutenberg wateje imbere icapiro ryimukanwa ryafashaga abaprotestanti kuvugurura inyigisho. Kandi muri kino kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana turabonamo bumwe mu buryo ugomba gukoresha ubutunzi bwawe. Yego rero nyine nk'ubwoko bw'Imana God's people, buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Usanga n'ubundi kintu umuntu harira igihe kirekire mu buzima bwe agatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Yego nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Rero tugiye kurebera hamwe aya mateka yaranze itariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri ku buryo burambuye. Turaza no kwifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka yuko twakora, kugira ngo icyo ngicyo abe aricyo tuza gukora nyirizina. Niho n'ubundi ku ya 3 Gashyantare umwaka w'1468 Johannes Gutenberg yateje imbere icapiro ryimukanwa ryafashaga abaprotestanti kuvugurura inyigisho. Byakozwe mu buryo bwo korohereza gukwirakwiza inyandiko z'abavugurura cyangwa bavugururaga muri icyo gihe. Uyu Johannes Gutenberg kuri iyi tariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'1468 nibwo yapfuye afite imyaka 67. Aya mateka twatangarijwe n'ubundi n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Nyirizina kuri iyi tariki nibwo yavuye mu mubiri, nibwo yavuye kuri uyu mubumbe w'isi, nibwo nyirizina icyo yagombaga gukora kuri uyu mubumbe w'isi cyari kirangiye nyirizina. Uyu Gutenberg igihe cyo kwiyerekana kwe kuri uyu mubumbe w'isi cyari kirangiye, kandi icyo Gutenberg yari yarateguriwe hanyuma y'ubuzima bwo kuri uyu mubumbe w'isi, icyo yari yarateganirijwe kugira ngo agaragaze yuko aricyo yari akwiriye kubigaragaza cyari kirangiye, kugira ngo yisobanure ku gihembo yari akwiriye hanyuma y'ubu buzima bwo kuri uyu mubumbe w'isi. Uko kwisobanura kwari kurangiye kuri iyi tariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1468. mu bwoko bw'Imana nka God's people, nka bene Imana, nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana, nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana, nk'abakiranutsi nk'ubwoko bw'Imana, tugiye kurebera hamwe nyirizina icyo tugomba gukora dushingiye ku cy'amateka amaze kuvuga. Ngira ngo iyo turebye aya mateka icyo arimo kuvuga, iyo tubonye icyo tugomba kubahiriza, n'ubundi kiza kiyongera ku byo twamenye tugomba kubahiriza tubimenyeshejwe n'icyo Bibiliya yemeje, nicyo tugomba gukora nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana. Noneho hano tubonye uyu Johannes Gutenberg icyo yakoresheje ubutunzi bwe. Ngira ngo
aya mafaranga ye cyangwa iby'agaciro yari afite yatanze kugira ngo ateze imbere icapiro ryimukanwa ry'abafashaga abaprotesitanti kubwo kuvugurura cyangwa kuvugurura inyigisho cyangwa gukwirakwiza inyigisho mu buryo bwihuse. Myihanganire, ngira ngo ibi ngibi yatanze nawe hari ikindi yari kubikeneramo, ariko yagize kwirengagiza ibyo bindi, akora iby'agaciro, akora icyo agomba gukora nka bimwe mu byo yagombaga kwiyerekanamo kuri uyu mubumbe w'isi, biza guhamya igihembo cye yari akwiriye hanyuma y'ubu buzima bwo mu isi, nicyo yakoresheje ubutunzi bwe. Rero turimo kurebera hamwe nyirizina nk'uko twabivuze mu ncamake, tugiye kureberamo bimwe mu byo ukwiriye gukoresha ubutunzi bwawe ukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Yego, niho tugiye kureba icyo ijambo ry'Imana ribishimangiraho. Ngira ngo uyu Gutenberg turimo kumwigiraho igikorwa yakoze kubwo gukoresha imbaraga ze zose, ubushobozi bwe bwose, ubwenge bwe, umutima we, akabishyira kubwo kugira ngo yorohereze anateze imbere abarimo gutanga, kuvugurura igendanye n'icyo Bibiliya ivuga, kumenyekanisha icyo Bibiliya ivuga nyirizina. Ngira ngo aba bantu yatezaga imbere, iri capiro yateje imbere kugira ngo bamenyekanishe inyandiko barimo kwandika, nabumviraga n'abagenderaga ku cyo Bibiliya ivuga, kuko bari barimo kuvuguruza icyo abagira imigenzo yabo cyangwa imihango yabo cyangwa amahame yabo adashingiye kuri Bibiliya. Noneho bo bashaka buryo ki bakora impapuro cyangwa kumenyekanisha ibitabo byinshi cyane birimo ibyo Bibiliya ivuga. Rero tugiye kurebera hamwe nk'uko Bibiliya bigaragaza ku cyo tugomba gukoresha ubutunzi bwacu nyirizina, cyangwa kimwe mu byo cyangwa bimwe mu byo tugomba gukoresha ubutunzi bwacu tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Niho dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 3, tugiye kureba umurongo wa mbere, umurongo wa 8 n'uwa 14, turebe icyo havuga. Harimo kuvuga ngo ubibutse kugandukira abatware n'abafite ubushobozi no kubumvira, babe biteguye gukora imirimo myiza yose. Babe biteguye gukora imirimo myiza yose. Ngira ngo ikintu uri buze gukora uyobowe n'umwuka w'Imana kiraza kuboneka mu mirimo myiza, kuko icyo Imana irakuyoboramo gukora kiraba ari icyiza gusa. Noneho turasanga ijambo rikomeza rivuga ngo iryo jambo ni iryo kwizerwa, kandi ndashaka ko uhamya ibyo ubikomeyeho cyane, kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo kumaramaza gukora imirimo myiza. Ibyo ni byo byiza, kuko bigira icyo bimarira abantu. Iyo mirimo myiza cyangwa n'icyo ugomba gukora cyangwa ibyo ugomba gukoresha ubutunzi bwawe nk'abizeye Imana, ni uko umaramaza gukora imirimo myiza kandi igirira umumaro abantu. Niho usanga Yesu Kristo muri Matayo, mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 25 ku murongo wa 31 ugakomeza, aho agaragaza abakoze bayobowe n'umwuka w'Imana n'abandi batayobowe n'umwuka w'Imana ibyo batabashije kuba bakora. Aho Yesu avuga ngo igihe wansuraga iki gihe n'iki ndi mu nzu y'imbohe, ngo wowe ngwino uragwe cyangwa ugororerwe ibyo wateganirijwe kuva isi yaremwa. Kubera iki? Ubu ngubu azavuga ati ibyo nabikoze ryari, byabaye ryari. Icyo gihe wajyaga gusura umurwayi, wajyaga gusura imfungwa, igihe wafashaga utari ushoboye, uri mu boroheje hanyuma y'abandi, icyo gihe niho haraza kugaragara nk'imirimo myiza, nk'uko Yesu Kristo nawe yayivuzeho yuko igihe wakoreraga uyu nguyu n'uyu ninjye wabikorera. Ijambo ry'Imana rikomeza rivuga ngo kandi abacu nabo bige kumaramaza gukora imirimo myiza, babone uko bakenura ababikwiriye, kugira ngo abacu be kugumbaha.
ijambo ry'Imana hano rirabishimangiye naho ryerekana yuko birakwiye yuko twiga buryo ki bikwiriye gukorwamo, iyo mirimo myiza ikwiriye gukorwamo. Mbese nimba ugiye gutanga ubushobozi bw'amafaranga cyangwa ugiye gutanga n'izindi mbaraga runaka, uzitanze ku bw'iyihe ntego? Aho uzitanze bagiye gukora iki? Ariko ijambo ry'Imana riragaragaza ngo kandi abacu nabo bige kumaramaza gukora imirimo myiza. Wige usobanukirwe umurimo mwiza ugomba gukora uwo ari wo. Nimba ugiye gutera inkunga, ugiye gutera inkunga uwuhe murimo? Uwuhe? Yego, niho ijambo rikomeza rivuga ngo babone uko bakenura ba bandi bafite icyo bakeneye, kugira ngo babashe kunoza icyo Imana ishaka, kibuzurize cyangwa kibashyirireho mu gihe ukibashije, babashe kugira gute gukora izo nshingano zabo mu buryo bukwiriye. Yego, ngo babone uko bakenura ababikwiriye, kugira ngo abacu be kugumbaha. Byumvikane, nimba hariho uburyo bw'ivugabutumwa, ugashyigikira ivugabutumwa cyangwa umuntu urimo gukora ivugabutumwa, icyo gihe kubw'ubushobozi ufite ukabikoramo, wa muntu agakora ivugabutumwa bukagera aho bugomba kugera, ba bandi bumvishije bwa butumwa baraza kuba abandi baraza kuyoborwa n'umwuka w'Imana babiheshejwe n'uko bumvisha ubutumwa. Ariko nyirizina wa wundi watanze ubushobozi bwe, yaba ari amafaranga, yaba ari ibiribwa, yaba ari imyambaro, yaba ari aho kuba, icyo ari cyo cyose, yaba ari amacumbi, icyo ari cyo cyose cyakozwe bitewe n'umurimo washyigikiye, nawe nyirizina uba urimo gukora imirimo myiza nk'uko Bibiliya ibishimangira. Icyo gihe kandi iyo habayeho gutambutsa ubutumwa bwiza, haba habayeho abavuka ubwa kabiri, babiheshejwe n'ubwo butumwa wagizemo uruhare, watanzemo imbaraga n'inkunga. Ariho twabonaga buryo ki bimwe ugomba gukoresha ubutunzi bwawe, cyangwa muri bimwe ukwiye gukoresha amafaranga yawe, cyangwa n'ikindi cyose waba utunze cyangwa waba ufite. Reba niba urimo gukora cy'ingenzi mu gihe nk'iki ngiki, urimo gushoramo imbaraga zawe, ubutunzi bwawe. Yego, ijambo ry'Imana kandi rikomeza ryerekana mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 3 umurongo wa 13, arimo kuvuga ati: ariko mwebweho bene data, ntimugacogorere gukora neza. Ntimugacogorere gukora neza ngo hagiyemo ibiruhuko, ngo nzabikora igihe n'iki. Igihe cyacu ni iki ngiki. Igihe cyacu cyo gukora ni muri iyi minota, ni muri aya masegonda, ni kuri uyu munsi, ni muri uku kwezi, ni muri uyu mwaka. Nta gihe cyo kuvuga ngo uzabikora igihe runaka, ahubwo igihe cyo gukora ni iki ngiki. Ariko mwebwe bene data, ntimugacogorere gukora neza. Irindi jambo ry'Imana riza ribivugaho mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 36, ariho havuga ngo kuko mukwiriye kwihangana, kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka, muzahabwe ibyasezeranijwe. Igihe cyo gukora iby'Imana ishaka turimo ni iki ngiki. Birakwiye yuko rero dukoresha ubutunzi bwacu icy'ingenzi, cyangwa icyo gukora ushyigikira cyangwa ugamije kumenyekanisha icyo Imana yavuze cyangwa icyo Imana ishaka ku bantu. Ndetse no muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 17 haragira hati: nuko uzi gukora neza nabikore, bizamubera icyaha. Ubwoko bw'Imana, God's people, ndabashimiye cyane ku byo twigira hamwe. Twari turimo kurebera hamwe nyirizina aya mateka tuganisha ku cyo tugomba gukora, cyangwa kuri bimwe tugomba gukoresha ubutunzi bwacu, cyangwa amafaranga yacu, amazu yacu, amacumbi yacu, ibyo kurya dufite, imyambaro yacu, ububasha cyangwa ubushobozi bwose ufite, imbaraga ufite, icyo ugomba kubikoreshaho. Ndabashimiye cyane rero, dore ko ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru.
ndetse ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, tunamenyekanisha by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ndabashimiye cyane, ibintu ntubyihererane, kandi uri mushyashya kuri uyu murongo wa Irera TV1 ikora subscribe kugira ngo n'ubundi tugiye tubana kuri buri kiganiro icyo ari cyo cyose. Subscribe ikorerwa rimwe gusa, yego wewe yikoze buri gihe turabana, buri kiganiro cyose kikugeraho, kandi atari ukuvuga ngo wenda urarindira yuko uza kubona notification ikiganiro gishya. Nawe ushobora kujya kuri YouTube ugashakamo ukandikamo ijambo Irera TV1 cyangwa Irera TV rimwe, icyo gihe ubona ikiganiro cyacu. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.